nitwa Jean Pierre, ndi umuyobozi wa kampani wungirije kampani yitwa Giciro. Aha turi naho ikorera igikorwa cyo gutunganyiriza inkoko zijya gucuruzwa mu baturage, chicken slaughter house, ni ibagiro mbese ry'inkoko. Aha rero ni ikigo kizaba gikorerwamo ibyo bintu. Aho imirimo igeze rero, igice cya mbere kinini kirimo kirangira, tugeze kuri 90% ugereranyije n'ibizakorwa aha ngaha, kuko inyubako irimo irangira, imashini zagezemo, ndetse kubaga byoroheje ku bashaka umusaruro mukeya twatangiye kuwukora, turimo turawukora. Inkoko zirahari. Icyo tutari twatangira ni ugufata inkoko ziturutse mu bandi baturage, kuko ubu turacyakora inkoko zacu, kuko bigaragara ko tukiri muri 90%. Aha rero inyubako murayibona, iyi ni inyubako izajya ikorerwamo kubaga inkoko. Aha ngaha naho zizajya zigera zimaze kuva mu kindi cyumba, aricyo nabara ko ari icyumba kizakorerwamo imirimo myinshi twita gikuru. Ariho inyama zizabagirwa, ariho zizogerezwa. Iki cyuma ni icyuma, ubundi uko umushinga wacu umeze, turashaka gucuruza inyama ku dupande duto twose dushoboka, kugira ngo n'umuturage ufite amafaranga make ashoboka nawe arye ku kaboga k'inkoko. Niyo mpamvu rero twifashishije ibintu binyuranye, ndetse harimo n'iki cyuma. Iki cyuma nicyo kidufasha gukora amapiyesi y'inkoko, amapiyesi, kuko urabona kirafite imibare. Iyi mibare idufasha kumenya ngo turashyira inyama kuri milimetero izi ngizi, kuri santimetero izi ngizi. Iki cyuma nicyo kidufasha. Iki rero gikora gicometse ku mashanyarazi. Uru ni urukero murarubona. Aha ngaha niho dukatira za nyama zacu, ubundi twamara kuzikata tukazipakinga dukurikije ibiro, amanusu. N'ushaka nyinshi nawe tukamuha. Iki gice nicyo dutangiriramo buriya inkoko nimwo zinjirira, ni namo zibagirwa, nimwo zicirwa, nimwo zisaturirwa, nimwo zogerezwa, zikagera mu kindi gice zamaze kuba inyama. Urabona ama esikariye hano, iyi ni linye igenderwaho n'ahari gukorerwa igikorwa cyo gukata inyama. Urabonamo rugari iriya idufasha gutwara umwanda w'amazi yabonetsemo hano, no gukora isuku, bigatuma isuku yoroha. Iyo zirangije gukatwa rero, iki ni igice zanikwamo, zikanikwa, zikabanza zikumuka, zigakamuka, ubwo ziba zijojobera hano. Ariko urabona ko imirimo yaho nayo iracyakorwa, iri burangire, haba none cyangwa ejo bizaba byarangiye, bizaba byamaze gutungana. Urabona abakozi ba Giciro ntabwo ibi bintu bikora byonyine. Mwabonye biriya bikoresho byose turimo tugenda tubireka, amakonjerateri, ziriya mashini zikaye, amakonjerateri, imashini zikora barafu. Ibyo byose tubifashwa n'umushinga ORORA WIHAZE. ORORA WIHAZE ku bufatanye bwayo na USAID, ku buryo na nyuma y'ibiri byo gutabona hari n'ibindi. Harimo imodoka itwara inyama kugira ngo zijye zigera aho zigomba kugeraho zimeze neza, zujuje ibisabwa. Ubwo nayo iri mu nzira kugira ngo idufashe kugeza zino nyama mwabonye ku baturage zimeze neza, zitakaye umwimerere. Ibi bikorwa turateganya ko inyama aba hafi bo twatangiye kuzibaha, ndetse abashobora kuza kuzireba hano twatangiye kuzibaha.
abaza kuzifata bashoboye kubona uburyo bwo kuzitwara buboroheye, abo twatangiye kuzibaha kwa karere zabitanga inyama uko bikwiriye, ndetse turaza no kubereka inkoko turi guheraho murebe zirahari zizadufasha gushobora icyo gikorwa. Ntabwo ari mu magambo kuko inkoko zirahari, inyubako irahari, ibikoresho byo kubaga birahari. Numva rero nta mpamvu y'uko umuturage atatangira kurya akabona. Dukurikije uko twabibaze, mu cyumweru tugomba gutanga inyama nyinshi, wenda nakubwira ku munsi ho turateganya kujya dutanga ibiro 500 ku munsi. Ku bijyanye n'isoko ho byizwe neza, nta kibazo cy'isoko dufite, byizwe neza. Twashingiye ku bintu byinshi bishoboka, twashingiye ku uburyo inyama zisanzwe zigura, twashingiye uburyo abantu bari bazimo inkoko nk'ikintu gihenze cyane, twebwe twamanuye ibiciro. Ikindi nanone twakoze ku buryo nk'uko twabiberetse, ku buryo wajya ubona n'inyama ya makeya n'agapande ushobora kukabona. Ibyo byose rero byaduhaye kubona isoko, ndetse ahubwo turateganya kongera ibiraro, tukongera aborozi tukabibakundisha cyane, kuko isoko ryo nta kibazo cy'isoko dufite. Ukomeje ku giciro, ese ikiro cy'inyama z'inkoko hano kizaba kigura ngahe mu gihe zaba ryuzuye? Aha uretse wenda ko ibiryo byazamutse, twari twateganyije ko igiciro kitarenza 2,600 twazipakinze na 2,500 ku batashyiriwe muri envelope. Wenda niyo byahindukaho gakeya byaterwa n'ibi biryo by'amatungo bihenze, ariko ntabwo ikiro kizazamuka ngo kirenge ku mafaranga 3,000. Ntabwo bigoranye. Izi rero nizo nkoko turimo guheraho tubaga. Izi nkoko zariye mu buryo bwose bushoboka, kandi twagerageje kuziha zaba ari ibyatsi zirabirya, kugira ngo tuzajye duha umuturage inkoko y'umwimerere. Aha rero turi mu gikorwa cyo kugira ngo tumenye ibiro byazo, tumenye ngo iyi ifite ibiro bingahe cyangwa zigeze ku biro bingahe. Urabona nk'iyi ngiyi ifite ibiro 2,800, 2,875. Iyi rero rwose nta kabuza. Nta kabuza rwose yiyemerewe kubagwa, tukayishyira muri bya bipande n'ubundi twababwiye. Aha rero inkoko turimo duheraho, hano turafite inkoko zigera mu 1,500. Nk'uko bivuze, twe turi ORORA WIHAZE. ORORA WIHAZE ni umushinga uteye inkunga n'Abanyamerika ugamije guteza imbere ubworozi ndetse no kurwanya imirire mibi mu turere dukoramo rero harimo na Rutsiro. Njyewe babwira nitwa Jean Paul Ndagijimana, abandi umwe mu bakozi ba ORORA WIHAZE muri Rutsiro. Mugize muti kuki twahisemo ibagiro mwabonye, kuki twahisemo gukora n'iriya kampani? Icya mbere, ibagiro nuko mu bintu twavuze dukora harimo kurwanya imirire mibi, ariko noneho twibanda cyane cyane gushishikariza abaturage ingo kurya ibikomoka ku matungo, kuko twasanze ko bigira uruhare rukomeye mu kurwanya imirire mibi. Ni muri ubwo buryo rero kugira ngo tubikore mu buryo burambye, twifuje gukorana na rwiyemezamirimo. ORORA WIHAZE nibwo buryo ikoresha kugira ngo buzabe burambye, n'igihe ORORA WIHAZE itagihari ni uburyo bwiza tubona tubakoresha kugira ngo bibe birambye, ariko twita market system development.
muri ba rwiyemezamirimo twabonye muri Rutsiro rero babijijukiwe, bafite ubushake, bafite n'ubushobozi twakorana, harimo na Giciro niyo iriya kampani nyuma yo kuzenguruka akarere kose, nyuma yo gufatanya n'inzego z'ibanze, ba veterineri, abayobozi mu nzego zitandukanye bose, twasanze Jean Pierre asanzwe ari umworozi, ari we muyobozi wungirije w'iriya kampani, bafite ubushobozi, bafite ubushake, basanzwe borora. Hanyuma twifuza gukorana nabo kugira ngo tubake ibagiro by'umwihariko ry'inkoko, kuko twasanze inkoko buri zirahari, we bwite afite inkoko zigera muri 5,000, asanzwe zifite nyinshi. Turavuga tuti noneho kuki tutakorana nawe kugira ngo ajye acuruza, agurishe inyama z'inkoko mu buryo bworoheye buri wese. Ngira ngo niba mwabibonye, ntekereza ko mwagezeho ko maze kubimbwira, afite ibikoresho bizajya bikata inyama ku rwego rwo hasi, ku buryo n'inyama ya 500 n'inyama y'igihumbi y'inkoko ya boneka. Kandi ugereranyije n'izindi nyama zisanzwe zibagwa muri Rutsiro, ubona ko ikiro cy'inkoko nubwo byazamuka ntibyarenza nka 2,600, ugereranyije na 3,500 ku nyama z'inka cyangwa z'ingurube aho zigeze ubu muri Rutsiro. Ni muri ubwo buryo rero twabitekerejemo, mu buryo buziyongera abaturage bundi, nuko dufite amasite kugeza ubu twatoranyije amasite 7 mu dusantere dutandukanye. Iyi kampani izafite imodoka, bimwe mu bikoresho twamuhaye ari imodoka izajya tumufasha gutwara izo nyama muri ayo masite. Kuri buri site hari umuntu uzajya ukorana nawe, ku buryo umuturage aho azajya bari azajya abona inyama igihe cyose kandi ku giciro gifatika, ku buryo buri wese yakwibona muri icyo giciro. Kuri ibyo bikoresho birumvikana, twavuga ko ari uburyo bushyashya buba butasanzwe bumenyerewe, kuko ni n'ikibazo turi no gukemura. Abantu basanzwe babagira inkoko mu rugo, niyo umworozi yoroye afite ikibazo cy'isoko, ariko kuri iriya bagiro rero bya bikoresho twazanye, kuko uteganya ko natangira kubaga azatangira abaga nk'inkoko 500 mu cyumweru, kimwe niko bishobora no kurenga bitewe n'uko isoko azabamenyera. Rero mu byo ORORA WIHAZE izafasha harimo kubahugura, si no kubahugura gusa ku bikoresho, ahubwo n'isuku muri rusange y'inyama, kugira ngo hato tuzajya tugaburira abaturage inyama zifite umwanda. Tufitanye imikoranire na RIKA ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana ubuziranenge cyane cyane bw'inyama. Ubwo nabo turi gukorana, bazadufasha guhugura, yewe tuzafatanya n'abandi barwiyemezamirimo bizobereye, ku buryo bazaza bakabahugura uko